Hello guys, ndagusuhuje kandi ngo ikaze wowe wahisemo kunkurikira ku Nkomangiro TV ukaba uri ahantu hagiye hatandukanye haba hanze y'u Rwanda cyangwa se ukaba uri no mu Rwanda ariko ugahitamo gukurikira ibiganiro nkugezaho ku Nkomangiro TV. Na n'ubu ndacyashima Imana ndetse namwe mwese ko tugeze kuri subscribe ibihumbi 100 birenga. Ni urukundo rwinshi, numurava. Imana ibahe umugisha. Uyu munsi rero nje kubabwira ibyo wakora kugira ngo ugire ibirenge byoroshye byiza, mbese ku buryo ikirenge cyawe kidahura n'umubiri w'undi muntu bikabangama, cyane cyane niba uraranye n'umuntu akajya kumva ibintu bikuba cyangwa se no mu mashuka kumva amashuka ari ibintu bitari byiza rwose bitanagezweho. Ibirenge rero ni kimwe mu bintu abantu bifuza ko byaba byiza, ndetse hari n'abantu usanga bakora ikosa bagasigaho ibintu bigiye bitandukanye bataherewe uburenganzira cyangwa se badafite ubumenyi buhagije. Tuvuge nk'abantu bafata produits zino twisiga mu misatsi ugasanga azisize ku birenge. Yego biroroha, ariko byagaragaye ko bishobora kugutera kanseri y'uruhu, ndetse kandi uzarebe abantu bakunze kwisigaho amaproduit ku birenge, uzarebe udutsinsino twabo tujya gutukura. Rero ibi bintu ni bibi cyane, byirinde aho ukoresha ibintu ngiye kukubwira by'umwimerere, bizatuma ugira ikirenge cyoroshye cyane kandi gisa neza. Uti rero kugira ngo umuntu akire imyate ni iki yakora? Ese ubundi mu by'ukuri imyate iterwa n'iki? Hari ikintu cya mbere gitera imyate, ni ukutisiga amavuta ku birenge. Ugasanga dusize hejuru y'ibirenge ariko nyine harya imyate ikunda kwataka ku mano cyangwa ku dutsinsino, ntabwo tugize gute tuhasize. Rero ni ikosa cyane. Hari n'abandi bantu bibwira ko bakuba kwibuye ari byo bituma bagira ikirenge cyiza. Biramambu, iyo ukuba ikirenge kwibuye kirakomera ndetse kikagira imyate, kuko twadusenyi dushobora kuva muri ryabuye dushobora kwangiza ikirenge. Hanyuma rero guhora ibirenge biri mu mazi kenshi, ugasanga uririrwa mu mazi ntago wambaye inkweto, ibirenge byawe birahora bitose, uretse n'imyate bizatuma ushobora no kuzana indwara cyangwa se kurwara indwara y'ibimeme. Hari abantu bakunze kurwara imyate kubera ko barwaye diyabete. Nayo iri mu bintu bituma umuntu ashobora kurwara imyate, ariko iyi myate yatewe na diyabete iyo umuntu anywa imiti neza irakira. Hakaza n'umubyibuho ukabije. Hari abantu babyibuha bikarengerana. Iyo rero birengeranye bishobora gutuma ibiro byawe bitsikamira ibirenge, bityo umubiri ugasatagurika. Kandi ikindi gitera imyate, iyo umuntu ahagaze igihe kinini, udutsinsino tukaruha, ibirenge bikaruha, bishobora kwisatura, bityo imyate igahera ko ikaza. Ni byiza rero kugabanya ibiro cyane. Nababwiye ko mfite umuti ugabanya ibiro, kandi nirirwa nanababwira ibintu wakora kugira ngo ugabanye ibiro. Hari abantu bakunda sauna. Ibi bintu bya sauna nabyo byagaragaye ko bishobora kugutera imyate. Ni byiza rero bigushobokeye kuyireka. Guhora mu nkweto zifunze, ntago mvuze ngo bose babyihorere. Niba ujyamo muri sauna, niba ujyamo bikagutera imyate, wabyihorera. Guhora mu nkweto zifunze, hari abibwira ngo kuhora twambaye inkweto zifunze biturinda kurwara imyate. Ibi rero ni bibeshyo, kuko ahubwo uko wambara inkweto zifunze kenshi, utagira gute, udahereza umwanya ibirenge nabyo ngo biruhuke binahumeke, bituma imyate yirema. Kandi nababwiye ko uretse no kuba byatuvura indwara, ahubwo kwambara ibirenge nabyo biri mu bintu bivura indwara. Mbibibutse,
biri mu bintu bivura indwara. Ugataha buriya nushaka uzanafata umusenyi utundishe, cyangwa se sinzi iyo uzawukura, ushyire mu rugo ahantu, ushyira agapariti kamwe ahantu agasenyi ujye ukandagiramo. Biriya bintu bivura indwara. Twihaye kwitandukanya n'ubutaka, duhora mu nkweto za buri gihe, kandi ubutaka nibwo twavuyemo, tugomba kwisanisha nabwo rero kugira ngo bunadukize indwara, cyane ko ibyo dukora cyangwa se ibyo dukora ngo twivure bituruka mu butaka. Ni byiza rero kumenyereza ko nibura iminota nk'icumi ukandagira hasi, ariko ukamekinga sure neza ko hasukuye. Utazumva ngo ukandagiye hasi ujye muri toilette, oya. Kandagira ahantu heza habugenewe, nk'abantu baturiye Ikivu, abantu baturiye nyine ibiyaga, ahantu hari umucanga, rwose ni byiza. Ni umuti kugendesha ibirenge muri uriya musenyi. Hanyuma rero nutaha nijoro nibura ujye uruhura ibirenge byawe, wambare inkweto zabugenewe cyangwa se wambare n'uturenge, biba byiza. Hanyuma koga amazi buri gihe ashyushye. Hari umuntu uvuga ngo njye ntago nakoga amazi akonje, ariko niba woga amazi ashyushye ukabona urwara imyate, yareke urebe ko imyate yawe itazashyira. Kandi abantu bakunze koga amazi ashyushye cyane bakunda no kugira ibirenge bikomeye. Ubwo rero niyo mpamvu nkurabuye kugira ngo utazongera kujya woga amazi ashyushye ya buri gihe niba ushaka kugira ikirenge cyoroshye. Hari abantu bambajije rero ngo ni ibihe bintu umuntu yakoresha. Mwagiye mubona ko ubuhamya buhari bwinshi, sinshatse kubugarura hano. Unsure TikTok dufite 130 hano dufite 100. Urumva muri abantu benshi munkurikira, niba ari nabwo bwa mbere uje, ndagusabye gukanda subscribe, tujye tubana mu biganiro, kuko hano tuvuga ibintu by'umumaro byubaka, sibyo? Rero kanda subscribe utazongera gucikwa n'ibiganiro, kandi ujya kunkurikira kuri TikTok, nitwa Teri, uzajya uhita umbona wanditsemo Teri, urahita ubona isura yanjye rwose. TikTok ugende usacinge Teri, urahita umbona. So rero ndagusabye kugira ngo ujye ukoresha ibintu nkubwiye, kandi ukurikize urugero nguhaye. Ibicantege ntago bibura. Ushobora kukubwira ngo ushobora gukoresha imiti myinshi ikagutera umwijima, none si yo kwa muganga iyo ukoresheje myinshi tuyobewe ko nabyo bitera umwijima, ndetse bikaba byanatera ibindi bibazo mu mubiri. Ibyiza rero ni ugukoresha urugero nakubwiye kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Hano rero tugiye kwifashisha imiti igera kuri 4. Uwa mbere ni ugufata umuneke. Ntumbwire ngo ni Kamara, umuneke uri poyo, umuneke nyine uri munini, waba ari na Gromishel, apana Fia. Hanyuma warangiza imineke ibiri ukayinomba, ugashyiramo igisate cyiza cya voka, sibyo? Hanyuma ubivangavanga cyangwa se ubiblending. Rwa ruvange woza ibirenge neza, ndetse wanabyumukishije, mbese wabihanaguye byumutse. None rwa ruvange rw'umuneke na voka ubihome ku gatsinsino niba ariho urwaye imyate cyangwa ikirenge cyose. Ubundi wambara amasogisi. Ushobora no gufata agashashi ukakambara komu nk'amasogisi kugira ngo utanduza amashuka, warangiza ukarenzaho isogisi. Ibi bizatuma ikirenge cyawe iyo birayeho ijoro ryose, mu gitondo ukabikora iminsi 5, ikirenge cyawe kiba kibaye cyiza. Isige. Uwo ni umuti wa mbere. Isige. Umuti wa kabiri ni ukwisigaho igihe woze neza, ukisigaho amavuta ya elayo. Bizagufasha cyane kugira ikirenge cyiza kitariho imyate. Vanga igikombe cy'ubuki, ushyire muri litiro 5 z'amazi, ukandagiremo. Woze neza, ufata agakombe k'ubuki bwiza. Murananabibutsa ko ngira ubuki bwiza, muzajye mungurira, sibyo? Hanyuma warangiza ugashyiramo igikombe cy'ubuki, ugashyira mu mazi litiro 5. Noneho warangiza ukayakandagiramo iminota 30 mbere yuko ujya kuryama ku mugoroba. Urabikora iminsi 5, ikirenge cyawe kiba kimaze kubishaka, sibyo? Hanyuma ikindi, ufata ibiyiko 2 by'indimu, umutobe wayo ugashyira muri vaseline, cyangwa se utaba ufite vaseline ugakoresha glycerine zowe rwose y'umweru, sibyo? Warangiza
ukabivanga, wamara kubivanga woze neza waniyumukishije, cyangwa se ukaba wabanje gukandagira mu mazi y'akazuyaze nyine hatose hariya hari imyate, urahahanaguye woze neza, uhise uhahanagura, noneho ugiye gushyiraho runo ruvange rw'igereserine n'umutobe w'indimu. Ubwo umutobe w'indimu mumbabarire, uzawushyira umutobe w'indimu uzawushyira mu ibiko bibiri by'umutobe w'indimu, ushyiremo ikiko kimwe cya gereserine cyangwa ikiko kimwe cya vaseline, ubisigirizeho, nabyo bijye birara ku birenge ijoro ryose. Ni ukuri ibirenge byawe biroroha, ubuhamya burahari murabizi, sibyo? Hanyuma rero ibyo byose iyo umaze kubikora urenzaho kunywa amazi ahagije. Iyo tunywa amazi ahagije, umubiri muri rusange uranetera, umubiri muri rusange umererwa neza. Ntukibagirwe kunywa amazi, nicyo kinyobwa gitangaje Imana yahaye abantu, biruta kunywa amafanta, biruta kunywa inzoga, biruta. Ubwo rero nkurarikiye kuzajya ukunda kunywa amazi, kuretse no gutuma umubiri umererwa neza ku ruhu rw'inyuma, ahubwo no mu mubiri imbere uzaba wivuye indwara nyinshi zigiye zitandukanye. Urakoze kuko twabanye, genda ubikoreshe wizeye, kandi nukuri uzagaruka ushima ko nusoma mu buhamya bwinshi cyane, mu buhamya bwagiye bucaho mu makomenti menshi cyane, abantu bakize imyate byari byarananiranye, baranagiye no kwa muganga birananirana. So rero nawe nahawe kugira ngo ubikoreshe. Urakoze rero, ndabakunda, Imana ikandusha. Nkushimiye ko twabanye, ndetse ndanagusabye cyane kujya usharinga ukandika no muri komenti, bityo bikantera courage. Ndabakunda, Imana ikandusha.